kuki ubutegetsi bw'inkotanyi na Paul Kagame bwavuyeho hakabura ubasimbura. Suze abantu bose babaye ibitambo by'ubwicanyi bw'ingoma ya FPR ndetse n'abiswe inkotanyi, yaba ari bari batanu, yaba ari n'interahamwe z'abasazi z'abahutu zivanze mu bwicanyi. Suze nanone abantu bose banyotewe n'impinduka mu kiswe u Rwanda, yaba ari abari mu gihugu, yaba ari abari ku rugerero mu mashyamba ya Kongo hafi y'umuryango wa gakondo yacu, yaba ari abari muri za opposition ari mu mahanga ndetse no mu bihugu bindi bya kure, yaba ari muri Amerika, muri Canada, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Budage, muri Afurika, bose ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira umuhate n'ubushishozi n'ubwumvikane mu kugira ngo batabare igihugu cyacu, gakondo yacu ndetse n'akarere. Abenshi rero murabizi ndetse n'inkotanyi zirabizi yuko zageze ku butegetsi zikoze ibara, zikica abantu, zikica ibidukikije, zigasahura, zikangiza imibiri y'abantu batandukanye, ariko cyane cyane iyo abagore bafashe ku ngufu mu cyo bitse intsinzi bana b'u Rwanda, aho abagore benshi bahagiririye akaga ndetse n'abana bakiri batoya bagafatwa ku ngufu, bamwe bagaterwa indwara zitandukanye. Ntabwo byarangiriye aho kuko byarakomeje. Mwumvishe abo zagiye zicisha uburozi, abo bana batoya zagiye zicuruka inkondo zituma bashobora kubyara. Abo bose ni mu rwa rwego rwo kwica umuryango, ni muri rwa rwego rwo kwica abantu bose bafite akamaro ku gihugu ndetse no kuri iyi si. Nyuma yaho rero mwumvishe ibyo zirirwa zikora, zambura abantu amasambu yabo, zambura abantu umuntu, zibabuza kwicururiza, ari ubucogocogo, ari no mu maduka agaragara, ku buryo zibicisha imisoro, aho bigera mwabonye mu minsi yashize umuntu w'umuturage ngo zashoresheje inkunja. Inkunja ni ibintu bacukura bivamo imiti, n'ibintu mbese ubona akenshi bavuga yuko ari artisanal, bidafite n'agaciro gahambaye, ariko bakabasoresha. Mwumva uko basoresha mu bukwe, ni amahano rwose ku isi y'ukuntu bariya abantu bakunda amafaranga, bakunda gutsikamira abanyagihugu. Mwumva ukuntu basoresha n'amagi, bagasoresha n'inkoko. Ibyo ni ibintu biteye isoni n'agahinda, no ku isi nta hantu byigeze, ndatekereza ko nta naho bizanaba muri iyi myaka ya vuba. Rero ubutegetsi bw'inkotanyi na Paul Kagame bwavuyeho, nibwo bwikuyeho, nta muntu wabukuyeho. Bwikuyeho kubera ibikorwa bibi, ari ubwicanyi, ari ubusahuzi, ari ubwambuzi, ari agasuzuguro, ari urugomo rugirira abanyagihugu, abaturanyi, ndetse n'imiryango imwe itandukanye, no kwishongora cyane ku bihugu bimwe binakomeye, cyane cyane ibihugu byabafashije kujya ku butegetsi. Mwumvishe mu bihugu bya mbere bagiranye amasinde harimo Ububiligi. Ububiligi bwarabafashije cyane ubwo bigeze gutuka Premier Ministre witwa Veristout, noneho akababwira mwitonde mwo kujya mukina n'umuriro, igihe bafataga indege zirirwa zisahura imitungo ya Afurika, noneho
mu gihe babujaga indege y'inkotanyi na Kagame, iyo uvuze inkotanyi uvuze Kagame, yuko idafite uburenganzira bwo kujya bujyana amabuye mu Burayi n'ahandi hose nta ruhushya bafite. Izo ndege mwumvise yuko zimwe bagiye bazihagarika mu Bubiligi, izindi bakazibuza no kuguruka. Ibyo byateye inkotanyi na Kagame umujinya, bakirirwa batukana. Bigeze aho ngaho abantu ibyo bihugu nyine byabafashije bisaba yuko izo ndege zitazongera gukandagira ku butaka bw'i Burayi ndetse n'ubwa Amerika. Ubwo Kagame rero n'inkotanyi ze bafashe umugambi wo kuburizamo indege z'Ububiligi kongera gukandagira mu Rwanda. Uko byarangiye abenshi murabizi, byateye amasinde cyane ku buryo biyemirije ubutegetsi bw'u Rwanda kutongera gutera akavuyo. Ibyo byarahagaze, bimaze guhagarara. U Rwanda rukomeza kujya kwica abantu muri Congo, mu Buganda, muri Tanzania, kwirirwa batuka Kikwete n'abandi bategetsi, birirwa babwira Magufuli ngo naze muri dile yo kugura indege, ariko ariho bashaka kumwicira. Noneho Magufuli arababwira rwose ntabwo mundusha ubwenge, ntabwo ibyo kuvuga ngo tujye muri dile z'indege ntabwo mbirimo, ndashaka gukorera abaturage banjye ku buryo babishaka, ntabwo ibyo byanyu by'inkotanyi mbirimo. Abafite amavidewo y'icyo kiganiro cyabaye hagati ya Magufuli na nyakubahwa Paul Kagame bagishyira ahagaragara, cyari kiri mu Giswahili, ariko icyo gihe Magufuli yamuteye hejuru, undi noneho amwirengura avuga uzareba. Si we wenyine, kuko mubona n'abandi yirirwa yenderezaho babwira yuko nibareba bazajyamo inezehera, ngo barakajya mu kuzimu. Abwira abaperezida b'Amerika, abwira bamwe bamugira inama yuko yayobora igihugu cyangwa se yareka gushotorana, akabatuka ngo barakajya inezehera, ngo barakajya mu kuzimu. Ibyo byose nubwo abivuga, abo bamufashe kumushyira ku butegetsi baba babyumva kandi babibona yuko yarengeje umurongo utukura nk'uko bakunda kubivuga. Byageze aho noneho baza kumubwira ngo ave arekure ubutegetsi abuhe abandi, ariko ubwo bashakaga yuko ashobora kuba yakwivugurira mu nkotanyi, ariko bigaragara yuko n'inkotanyi yivuguruye gutyo zamwica, aranga anangira ku butegetsi avuga ntacyo. Mwumvishe nayo disikuru ye abayifite mu gutambutsaho, ntabwo ari ibintu mpimba, ni ibintu byagiye biba. Yarabyivugiye yuko baje kumureba mu gitondo hashize imyaka 2 cyangwa 3, bamubwira yuko agomba kureka ubutegetsi, ariko ariyangira. Ibyo rero byarakomeje, haba ibintu by'imishyikirano kugira ngo bamwumvishe yuko agomba guhagarika ubushotoranyi kandi akava ku butegetsi. Mu bihugu bitandukanye, ari za Katari, ari za Turkiya, ari za Amerika n'ibindi byose byarangiye agaragaje agasuzuguro ke, agaragaje yuko ari umuntu powerful uruta noneho n'ibihugu bifite powerful. Arabibonye yuko avuga ntabwo nzavayo, nzaguma muri Congo rwose kubera ngwanira Abatutsi barahaguruka, yaraba abo muri Congo biyita abanyamurenge, yaba ari mu Rwanda n'ahandi hatandukanye ku isi, baravuga ntawagutumye kutuvuganira, tubana neza n'abakongomani, baraducumbikiye, nta kibazo twagize kimwe nabo, kandi ntabwo twagutumye kugira ngo tuvuganire, natwe dufite abavuganizi bacu, kandi nta bibazo bagombye kudutera mu gihugu batwakiriyemo. Ibi byose ni ibintu biba bitambuka ku isi yose bigaragara, bakamubwira gira gutya akanga. Ubwo rero byageze aho ngaho, intore ndetse n'inkotanyi zishyira hamwe ziyobowe n'abo bita Jemusi n'aba Kambanda, ngo Maître Kambanda uba muri Canada, n'izindi nkotanyi zindi
zishaka gukora ibyo bita amalgame. Amalgame ni ibintu n'uburiganya kugira ngo zibeshye zize gusimbura inkotanyi ubwazo, kandi nazo ari inkotanyi mu bintu zagiye zibeshya amashyaka ari hanze, ndetse biza gushyiramo n'abacunguzi bari ku rugerero aribo bita FDLR ngo bajye kumvikana i Kinshasa, ariko ari izo nkotanyi zishaka kwivugurura mu nkotanyi n'ubundi. Ibyo byose mwabonye yuko bitashoboye gukunda, kuko FDLR abacunguzi bavuze yuko ibyo tutabyemera, ntabwo twabyemera yuko mushobora gukora ayo manyanga yo kongera kwica abantu, cyangwa se kuza kujya imbere ya rubanda nyamwinshi ngo nimwe mushaka gutegeka ya rubanda nyamuke ngo mugiye gutegeka kandi mwarakoze amahano. Ibyo migambi yagiburiramo. Mwagiye mubona iyindi migambi bakora yo guhuza amashyaka ya politiki ari hanze, harimo n'iyo guverinoma ya padiri kugira ngo baze bagabane ubutegetsi, ariko nabyo ndakeka yuko bitagenze neza ku ruhande rumwe n'urundi, kuko yaba ari ubutegetsi bw'inkotanyi bwikanze guverinoma ya padiri Tomasi, na Tomasi nawe na guverinoma yo banza yarikanze inkotanyi yuko zayiciramo. Ubwo rero bafata iyindi migambi. Mwagiye mwumva nuko hagiye haba ibintu byo gushukana mu byerekeranye n'amashyaka ya pozisiyo ari hanze, cyabaye rwose n'umusemburo cyangwa n'agahomamunwa igihe mwumvise yuko padiri Tomasi yashwanye n'uwitwa Ntagara. Uwo Ntagara rero umututsi, ni umucika ku icumu. Bavuga yuko igihe yari muri za farije nta muhutu cyangwa se umucika ku icumu wo mu Rwanda abenshi ntabwo yabafashije kugira ngo bashobore kwiga. Ibyo ni ibivugwa n'abari bari mu gihugu, kandi nawe arahibereye kandi arumva niba hari ikintu gihambaye ashobora kuba yarakoreye abo bacika ku icumu cyangwa se abantu b'abakene b'abatutsi batashoboye kwiga, yabivuga, cyangwa bashobora kuba babikora nta simbizi cyangwa akazabikora mu gihe kizaza. Ariko ni byiza yuko umuntu igihe yumva yuko yarakosheje cyangwa anyura mu nzira itari nziza, akamenya yuko yagomba kwikosora. Niba umwe yumva yuko bamwe bashaka kujya mu rugwiro, ariko bakabona bari kwerekeza tuvuge nko muri Tanzania, cyangwa bari kwiyahura ahantu hamwe na hamwe mu Birunga cyangwa muri Nyabarongo, bashobora kuvuga oya, reka noneho duhindure ingendo, duhindure imitekerereze n'imikorere, kugira ngo tuzashobore kujya aho tugomba kujya, tuhajyane n'abagomba kuhajya, tujye gukorera abo tugomba gukorera, aho gukorera inda zacu zonyine. Ubwo rero ibyo byose iby'abashaka gukorera n'inyo zabo, bashaka korekana none igihugu, bashyira ibyo bita ego. Ego ni ukuvuga kwikunda aho gukunda igihugu n'abanyagihugu. Ibyo byose abanyagihugu baba bibona, ari n'amahanga ababibona. Ikindi rero cy'ingorabahizi kirimo mu gusimbura ubwo butegetsi, ni uko rubanda rugufi cyane cyane abahutu, yaba ari abari mu gihugu, yaba ari abari hanze mu buhungiro, ntabwo bari bibonamo umuyobozi nyawo, bari bibonamo umuntu ushobora gutabara igihugu, ushobora gutabara abanyagihugu, ushobora gutabara impunzi aho ziherereye zose, kuko benshi babonamo ibintu byo kwikunda nyine, nka kwa kundi byo kuba bafite ego kandi badafite n'umugambi ukomeye wo kugira ngo babohoze igihugu, ubutaka busubire mu maboko y'abaturage, abaturage bihingire, abaturage binywera akagwa k'agahuza-muryango katumaga abantu batarama bagahura, bajya gushyingiza, bakomeza umuntu yajya gusura undi akikorera akabindi cyangwa igicuma cy'urwagwa,
igicuma kirimo umutobe cyangwa kirimo umusururu aribo amarwa, ibyo byose byavuyeho. Ibyo rero bamwe mu banyapolitiki cyangwa bashaka kuvuga ngo barashaka kugarura igihugu bashaka kugarura igihugu mu maboko y'abaturage, benshi ntabwo bari bagira iyo gahunda mu mitwe yabo. Iyabo ni ukwicara ku ntebe mu rugwiro, iyabo ni ugutanguranwa, iyabo ni ukubeshya kugira ngo bagere muri iyo myanya, ariko badafite gahunda nyayo yo kugira ngo abantu bajye basubire mu bintu byabo kandi bagire n'urukundo nk'uko bari barufite nyuma. Ibyo byose biba bigaragarira abantu benshi batandukanye, ndetse bikanagaragarira amahanga. Ayo mahanga noneho agakomeza akabareba, ntashake kugira icyo abikoraho, akabihorera. Ubwo rero mubona yuko nanone hari abantu baba bari ku rugerero, rimwe na rimwe bigeze kuvuga ngo ni aba FDLR cyangwa se bari kuvuga ibintu byinshi de speculation, ariko muri abo kuri urwo rugerero n'inkotanyi zashyizeho abandi bantu bitwa FDLR. Hari FDLR y'abacunguzi nyabo, hakaba noneho na FDLR y'inkotanyi. Muri iki gihe rero ntibirasobanuka abari abacunguzi b'igihugu ndetse n'akarere n'abacunguzi b'inkotanyi. Ibyo biracyarimo urujijo, ariko biri kugenda bikiranuka gahoro gahoro uko iminsi igenda yicuma, uko abantu bagenda babyumva, uko abaturage bafata umwanzuro wo gukurikira abazarendo cyangwa gukurikira aba FDLR nyabo cyangwa opposition nyayo, kuko babonye abajura cyangwa ibikoresho by'inkotanyi. Akenshi mujya mubyumva no muri za disikuru za audio cyangwa se amakuru agenda acicikana ku mbuga ziri hanze. Inkotanyi rero mubyumve, ni ibintu bigaragara nazo ubwazo. Hari igihe zijya zishaka kwicana hagati yazo kugira ngo zisimburane, ariko kubera yuko zari zarubatse icyo bita ngo umuryango wazo, ntibizumvikane. Hari abaturutse i Buganda, hari inkotanyi zaturutse muri Tanzania, ari inkotanyi zahezwe zabaga mu Rwanda. Nabo ubwabo ntabwo bumvikana uko basimbura izo nkotanyi zimaze imyaka nka 40 ziyoborwa na Paul Kagame. Aho nabo ntabwo bumvikana, ahubwo hageze ushaka gukomeza gufata ubwo butegetsi ku ngufu cyangwa kuza kubufata nanone kubwambura abariho ku ngufu, ni urusoro rwavuga. Kandi mujya mubibona uko hari icyo bita tension, ni ukuvuga hari rwose ubushyamirane bukomeje muri izo nkotanyi zavuye mu Uganda, zavuye i Burundi, ndetse n'abari basanzwe mu gihugu. Aho mwumva ku munsi bamwe bishwe, abandi bahunze, abandi bari gutegura imigambi yo kujya gukora agatendo, ariko ibyo amahanga ntabwo azabyemera, ndetse n'abaturuka kuri gakondo yacu no mu karere ntibashaka yuko umuvu w'amaraso wenda wongera kumeneka, cyangwa se FPR inkotanyi za Paul Kagame zongera gusubiza igihugu mu burogo, nk'uko zavuze yuko zizavaho zigisize uko zakinjiyemo zimaze kukigera, abantu benshi bapfuye bishwe. Ibyo rero nabyo ni ibintu bikiri ihurizo hagati y'inkotanyi, hagati y'ayo mahanga, hagati y'abanyagihugu. Rero ngewe umuti nabona ntabwo ari wa wundi wo kuvuga, yaba ari abo ba Koremani, yaba ari abo ba Padiri ba Roke, yaba ari abo bacunguzi bari ku ishyamba kandi bafite
n'uruhare mu kurinda yaba ari impunzi ziri muri ayo mashyamba, yaba ari kurinda n'ubusugire bumwe bwa Kongo, kuko ni ibintu bigaragara yuko bagize uruhare mu gukumira umwanzi kugira ngo amareho impunzi ndetse amareho n'abanyagihugu, kuko inkotanyi zigenda zibikanga yuko bashotora cyangwa bagahaguruka bakazimenagura aho birirwa biba muri Kongo, ari mu ntuza basahura muri izo mine bacukura amabuye y'agaciro. Ubwo ibyo byose ni ibintu bigaragarira buri wese yuko bakomeze kureka inkotanyi zigakora amabi, cyangwa se nazo zikumva yuko zizakomeza gukora amabi, ariko ntabwo bigomba kurangirira aho ngaho, bigomba guhagarara. Rero uko mbibona kimwe n'abandi ni uko habaho iyindi plan kandi niyo iri hafi, mu gihe abacunguzi batagize akantu bakora vuba vuba kugira ngo bazikure mu gihugu ndetse no mu karere. Hari ubundi buryo abantu biyemeje cyangwa se babona ukundi bazirukana mu mahoro, birashoboka. Nuko abantu b'inararibonye b'inyangamugayo, yaba abari ku ngoma ya Habyarimana baracyariho bakeya, yaba ari n'abafunze mu magereza amwe, bashobora kumvikanisha cyangwa se abaturage, abanyagihugu bagasaba yuko barekurwa, cyangwa se n'izo nkiko zikabarekura, kuko zamaze kubona yuko abenshi barengana, cyangwa bamwe bategereje kujya mu bihugu birimo imiryango yabo. Bashobora gufata bamwe bakababwira nimugende noneho muzane amahoro mu gihugu cyanyu, nubwo mutazategeka bwose igihe kirekire. Ubwo rero nkumva abantu b'inararibonye, abantu bafite urukundo rw'igihugu, bafite urukundo rw'abanyagihugu, bafite urukundo rw'amahoro mu karere ndetse no muri gakondo yacu, bashobora guterana, yaba ari 7 cyangwa 5, bakaba ari bo kugera nibo bakayobora igihugu. Noneho bikaba nk'uko biba mu Busuwisi. Mu gihugu rero cy'Ubusuwisi ntabwo habaho perezida, ahubwo habaho komite y'abantu 6 cyangwa 5 bagenda basimburana buri mwaka, noneho bakishyira hamwe bakareba inyungu z'igihugu ndetse n'inyungu z'abanyagihugu. Ntabwo ari ba bantu ubona ngo bahembwa amafaranga menshi, oya, abenshi uba ubona ntabwo ari ba bantu ubona ngo bazabaha cortege bazajya barindwa n'abasirikari birirwa bapfusha ubusa amafaranga y'igihugu, batera n'ubwoba abaturage. Igihugu rero cya Geneve ni uko kiyoborwa, ntabwo kiyoborwa n'umuntu ngo w'umuherwe cyangwa uzajya uhembwa amafaranga akayabo, cyangwa umuntu uzajya urindwa nka kuriya abateroriste bagenda barindwa. Murabona abaperezida benshi b'abateroriste mujya mubona ukuntu barindwa cyane. Ibyo ntabwo biba muri Geneve. Ikindi rero, umushahara babaha umushahara usanzwe, ni akazi kabo ka buri munsi bakora. Hari noneho n'abadashobora no guhembwa angana n'ay'abaminisitiri cyangwa abadiregiteri runaka, ahubwo bahemberwa nabo ni nk'aho n'ibintu bakora kubera gukunda igihugu n'abanyagihugu. Hari n'abadahembwa rwose, bashobora guhembwa n'igihumbi, 2,000, mu gihe abaperezida cyangwa se abaminisitiri bamwe bumva bahembwa 20,000 ingahe cyangwa 20 bingahe cyangwa 10 bingahe. Ariko abo bayobozi bo b'i Geneve abenshi hari utabugeza mu 5,000 cyangwa se na 6. Ari abantu bo gukorera igihugu gusa, ari abantu simple biyoroshye, bagendera mu mabisi, bagendera mu matereni, bagendera ku magare, bamwe bakagenda n'amaguru, kubera yuko bigaragara yuko icyo bagamije ni ugukorera umunyagihugu. Icyo bagamije ntabwo ari ukugira ngo bakire cyangwa bumvikane yuko ari abantu bakomeye cyane, oya. N'abo bantu rero natwe dukeneye
mu ntangiriro, yaba ari abapadiri, hari abapadiri bamwe rwose bigaragara yuko ari abapadiri bashobora kuzana amahoro, baba bari mu gihugu cyangwa barahunze bari mu buhungiro, bakunda igihugu, bafite urukundo rw'Imana, bafite urukundo rw'abantu, bafite urukundo rw'akarere, bafite urukundo rw'igihugu. Abo bapadiri bamwe barahari ku buryo hashobora kubonekamo nk'umupadiri, hakaboneka umunyapolitike, hakaboneka noneho n'undi cyangwa n'umuprofeseri cyangwa n'umuturage ufite rwose mu mutwe hagaragara, noneho bagatoranya abantu batanu bagomba kwirukana ziriya nkotanyi hariya mu Rugwiro, noneho abo bantu batanu bagashyikirizwa amahanga yashyizemo ziriya nkotanyi, ndetse bagashyikirizwa n'abaturage, mu mbabare kuvuga abaturage, abatuye igihugu, bakavuga twahisemo abantu batanu, padiri kanaka, umunyapolitike runaka, umuntu wikora ku giti cye runaka, umuactiviste kanaka. Byumvikane yuko muri abo ngabo batanu hadashobora kuburamo abo baturutse ku rugerero nka babiri, cyangwa se abantu b'inararibonye muri ba bandi bari bafunze kandi byagaragaye yuko habayeho amahoro muri iki gihe. Kayibanda ndetse na Habyarimana bari ku butegetsi, abo bantu ntabwo bashobora kuburamo rwose, yaba ari ku gihe cya Kayibanda, yaba ari ku gihe cya Habyarimana, hakaboneka umwe, noneho hakaboneka n'abo barinda impunzi, hakaboneka rwose n'umuntu witandukanyije n'inkotanyi bigaragara, uri nko mu gihugu. N'uriya Victoire rwose ni umubyeyi mwiza ugaragara, ndetse n'abariya ba Mushayide nubwo bashashe bwose, hari abandi rwose bashobora gutoranya bakavuga n'ubwo ufunze bwose, sohoka, ni wowe ugomba gufasha abandi kugira ngo igihugu gitere imbere cyangwa se amahoro aboneke. Naho biriya bajura, yaba ari abajura bo muri opposition batazi ibyo barimo, cyangwa bashaka kwihutira ngo gufata ngo ubutegetsi aho kubaza gukiza abanyagihugu ndetse no gukura igihugu mu maboko y'abagifashe nk'ingwate. Murabona yuko birirwa bazana abateroriste bo muri Afghanistan, Abarabu, abantu bananiranye i Burayi hose, ngo baze ngo gutura ngo mu cyiswe u Rwanda. No mu cyiswe u Rwanda abantu bose bari gushaka guhunga kubera bishwe n'inzara, kubera yuko batotezwa, none bagiye kuzana abandi bateroriste baturutse mu bihugu bitandukanye. Ibyo byose rero niyo mpamvu hagombye kujyaho iyo komite y'abantu 6 cyangwa 5 b'abagabo ndetse b'abagore, ntawe bahuriye n'inkotanyi, noneho bigashyikirizwa amahanga ndetse n'abanyagihugu. Ziriya nkotanyi zikava mu Rugwiro zose, na ziriya ntore ndetse n'abariya ba gitifu bose birirwa bashyira hariya, hari abantu rwose bajya mu myanya y'abariya bantu, yaba ari abari mu gihugu, yaba ari bari hanze. Cyane cyane mbonereho kubwira abari mu buhungiro, cyane cyane abari mu nkambi, gutegura abana bakiri batoya, bakabegera, bakabumvisha yuko bagomba kugira uruhare mu kuzana amahoro muri kiriya gihugu. Ntibatangire kwishyira imbere ngo ni uko ari shefu w'inkambi, niwe uyobora inkambi, ngo niwe uzajya kuba minisitiri cyangwa burugumesitiri cyangwa gitifu runaka n'ibindi byose. Bashaka abana bakiri batoya bafite urukundo mu mitima yabo, bafite urukundo rwo guhindura ibintu mu gihugu, bafite urukundo yuko bagomba kuzana amahoro, atari urukundo rw'uko bagiye gukira ku ngufu. Inkambi zose cyangwa abantu aho baherereye mu buhungiro, hari urubyiruko, hari n'abantu basheshe akanguhe bafite iyo nyota yo kuzana amahoro mu gihugu ndetse no mu karere. Abo rero bayobozi b'inkambi icyo bakora ni ugutangira kubashyira kuri liste. Ba 5 narindi kuvuga ntabwo ari 5 ba Rutarimare bagomba kugira, ni 5 nk'abo muri Geneve, ari komite y'abantu 5 bagomba kuyobora igihugu, bakakiyobora batagamije inyungu zabo cyangwa se kurwanira amafaranga, ibihembo byiza
cyangwa se kurwanira yuko bazajya birirwa abasesagura amafaranga bagiye hanze ngo umuntu mu butumwa hanze. Oya, ibyo ntabwo dushobora kubyemera. niyo mpamvu rero byaba byiza yuko abo batanu, ntabwo ari batanu, abantu batanu b'inararibonye bashobora kugera igihugu mu gihe zino nkotanyi bagombye kuzikuraho zigomba kugenda mu gihe cy'inzibacyuho, niko navuga. noneho bakazafata abo batanu ingamba zo gukoresha amatora cyangwa se kugumishaho iyo sisiteme y'uko igihugu cyayoborwa n'abantu bo muri komite y'abantu batanu. abo rero bantu batanu nk'uko nabivuze ni abantu b'inyangamugayo byagaragaye, ndetse n'amateka yabigaragaza mu byo uko babayeho n'ukuntu bitwaye muri ibi bihe bikomeye, ari mu gihe by'intambara, ari nyuma y'intambara, ari muri iki gihe cy'itotezwa cyo kuroga abanyagihugu ndetse n'abaturanyi, ari muri iki gihe twabayemo aho inkotanyi zikomeze gusahura. Bikagaragaza yuko bagize uruhare mu kwamagana ubwo bushotozi n'ubwicanyi n'ubusahuzi no gukomeza bakwiza ibinyoma hanze. rero nshimire umuntu wese wishimira buno butumwa, ukunda amahoro, ushobora kujya muri uwo mugambi wo kugira ngo abantu nka batanu baboneke. ubwo rero abashinzwe abanalisite nabo babigiramo uruhare, abo bantu bakabashaka bakadufasha, bakafasha abanyagihugu kuba bahitamo abantu batanu bashobora kuyobora kiriya gihugu, kuko ntabwo kigomba kuguma mu maboko y'inkotanyi. Byararangiye, ubutegetsi bwararangiye bwazo, igisigaye ni ugusimburwa. ubwo rero aho unyumva wumva afite umugambi abona muri abo bantu biswe abanyarwanda cyangwa se b'impunzi, aho bari hose, yuko yagira uruhare mu kubahamagariza, mu kubashishikariza kugira ngo bigaragaze. noneho yaba naho baba benshi bageze ku 10 cyangwa 100, bakajya bagenda bakora selection kugira ngo hazasigare batanu. icyo gihe noneho abo batanu bagahabwa bagashyikirizwa abanyagihugu. bamara gushyikirizwa abanyagihugu, bagashyikirizwa n'amahanga yuko ari bo bagiye gusimbura inkotanyi ku mugaragaro. ibyo bikemerwa n'amahanga n'abanyagihugu, badategereje yuko haza kuvuka izindi ntambara. ariko nibyanga, nibikomeza no gutinda yuko abo batanu baboneka bo kuzana amahoro mu gihugu, hari ubundi buryo. kuko mu bintu byose iyo hari ibibazo birangirana mu buryo bubiri bwo kurangiza ibibazo bibaho. hari ubwumvikane, hakaba noneho n'ingufu. izo ngufu rero zo kwirukana inkotanyi mu rugwiro zirahari. Abaturage bashobora kuzirukanira ubwabo, abari ku rugerero bashobora kuzirukanira ubwabo, amahanga ashobora kuzirukana ubwabo. ariko icyo kiri hagati ni ukugira ngo hatazongera gupfa abantu benshi, cyangwa se ngo hongere kuba imiborogo. noneho ziriya nkotanyi zo zirabizi yuko umunsi n'umunsi rwose, ndetse n'intore zigomba gushyikirizwa inkiko. nta mishyikirano izabaho yo kubabarira yabaye ku gihe cyo muri 60 cyangwa 59, ubwo inkotanyi zishe abantu zikirukanka, nyuma yaho zigasaba imbabazi, bakaziha imbabazi yuko zishe abantu zigahunga igihugu. ibi rero ntabwo bizongera kubaho. dusabe rero abari kumwe n'izo nkotanyi, cyane cyane intore n'ibikoresho, yuko bishatse byasezera, cyane cyane ibikoresho byabanza bigasezera, intore zigasezera, zamara gusezera
na ziriya nkotanyi ubwazo zavuze yuko ngo zizashirira ku rugerero, zizacirira ku rugamba, noneho ubwazo zikimara. Ruba rero ntabatindiye, nkomeze mbifurize ibihe byiza no gukwirakwiza buno butumwa, ndetse no gushakisha abo 5 naho baba ari 100 cyangwa se magana ngahe, bakagenda batoratoranya umunsi ku munsi, bizageraho 5 bashobora kuyobora igihugu baboneke, aho kuzajya batora barusarura mu nduru, cyangwa kuzajya abaza kwica bakiba kubera gukunda imitungo. Ibyo ni ibintu byagombye kurangira, kuko abantu benshi bicana kubera gukunda inda, gukunda imiryango yabo bonyine. Ariko abantu 5 bayobora, nk'uko muri Busuwisi muri Geneve mujya mumva nta manyanga abaho, batirirwa birukana ba minisitiri cyangwa ba perezida ngo barebye badeturunye amafaranga y'igihugu, cyangwa se batoneshe bamwe, abandi babagira ibikoresho byabo. Iyo rero sisiteme y'uko igihugu cyabanza kuyoborwa cyangwa kigakomeza kuyoborwa n'abantu 5 batandukanye kandi badahembwa akayabo, nicyo cyaba ari icyo cy'ingenzi twashyira imbere. Murakoze rero bari kunyumva, Imana ikomeze ibafashe, n'abandi bafite ibitekerezo nk'ibyo bajye babishyira ku rubuga, bajye babishyira ahagaragara, bitambuke. N'abashobora kuba bahindura ibyo bitekerezo mu zindi ndimi bakabikora bihuse, kuko ziriya nkotanyi byararangiye, zarangije kuvaho, ntabwo zikomeza kwidegembya cyangwa se kwica abanyagihugu, cyangwa kuzana abandi bateroriste ngo ni impunzi zirukanywe i Burayi ndetse n'ahandi. Ibyo rero zigomba no kubihagarika. Nabo biyita abanyapolitike cyangwa se ngo bakunda abanyagihugu, bagomba guhita bandikira ibyo bihugu byose aho biherereye, babibuza kohereza izo mpunzi mu gihugu, mu gihe igihugu kiri kwitegura ahubwo kwakira impunzi zabo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibagire neza aho muri hose.